Muraho neza murakoze kugaruka kuri channel yanjye n'abaje ari ubwa mbere niba mutanzi amazina yanjye nitwa Aurore Ngabo ndi mama w'abana batanu ndubatse kuri iyi channel nkunda gucisha ama video agiye atandukanye arayo nkora ajyanye no guteka arayo kuririmba ndi umuririmbyi n'abana banjye ndi kubatoza iby'uburirimbyi harimo abacuranzi n'abaririmbyi nkunda gukora ibiganiro nk'ibi amatopic atandukanye amasije atandukanye niki kindi no kurera abana icyo nicyo kinini ahubwo ibindi wabireka kurera abana nk'umumama w'abana nkatanga inama zigiye zitandukanye so niba ari ubwa mbere kunshigikira kwawe nukukanda subscribe hano ukore subscribe ukande nakazogera iyo ukanze akazogera video nshashi yije utubona ka notification cyangwa ka message kahita kaza kuri telefone kakubwira ko hari video nshasha nashizeho bikahita bikorohera ukahita ujya kuyireba noneho murebe n'izindi video niba mutarazireba mukore like mukore ko musige comment yanyu mumbwire n'ibindi biganiro mumva twazaganira si byiza gutwara makuru mabi cyangwa kubunza amakuru mabi mumbabarira ndabigeta gutyo ntago ari umuco mwiza gutwara amakuru mabi kugenda usharinga amakuru mabi ntago ari umuco mwiza sibyo hari ibintu bigenda biba muri societe cyangwa tugenda twumva ukumva runaka bagize ikibazo umwana wa runaka yananiranye cyangwa uyu bamwirukanye mu nzu yararimo cyangwa uyu yapfushije cyangwa uyu ikibazo cyose kibaye ukabona ubu noneho na social media yarabyoroheje cyane ukabona inkuru mbi tuba bambere bana tukayisharinga forward ntago ari umuco mwiza mugenzi wawe niba afite ikibazo uno munsi mukabe mu bambere bazungurutsa ayo makuru niba mfite ikibazo no munsi mukabe mu bambere cyangwa si byiza ko ufata cya kibazo mfite ugenda ugikwiza ahantu hose ndaza kwinjiramo nsobanure neza kurugero biranababaje ukabona umuntu uri kugenda uzungurutsa amakuru y'umuntu atari meza ukagenda uyazungurutsa runaka noneho byagenze gutya sinshaka no kwinjira ngo ntagire gutanga ingero mwege murazizi iyo mbonye umuntu ugenda bunza amakuru mabi cyangwa inkuru mbi ukagenda uyizungurutsa sinshaka kuvuga ingero sinshaka kwinjira cyane ngende ndabivugira hejuru ndabutanga ingero ariko hejuru nta mazina ntanga nta n'abantu ndi buvuge kandi numva wenda navuze urugero rwa situation urimo cyangwa rw'ibibazo urimo ntugire ngo ni wowe nashatse kuvuga ariko turi abantu njya mbibona muri societe nkabibona mu magroupe nkabibona mu nshuti ukabibona mu mafamiye iyi famiye yagira ikibazo ukasanga ni wowe uri kugenda ubizungurutsa ahantu hose ntago ari umuco mwiza uzi kwa naka noneho baburaye ukugenda ubikura hano ubijyanye hariya njyewe ahubwo ibyo bintu iyo bibaye ngira ubwoba bintera ubwoba niba ino famiye yagize ikibazo cyangwa niba uno muntu yagize ikibazo imyizerere yanjye uko mbyumva nizera ko hunoze mugana w'abanyamerika ntawamenya wenda ejo ni njyewe cya kigeragezo wa wundi arimo ahari wenda ejo yaba ari njyewe ngira ubwoba rero iyo mbonye uno muntu ari guca mu kigeragezo ntabwo njye nafata bya bibazo byabo cyangwa ikibazo kitari cyiza bari kunyuramo cyangwa ibyago bagize cyangwa ibigeragezo bari kunyuramo njyewe mbifate ari njyewe uzi ko runaka byagenze uko runaka ku rugero tuvuge bikunda no kuba cyane cyane hano muri Amerika no muri Afrika n'ahandi biraba umwana wa runaka polisi yamufashe bamufunze aba bene wacu bakimenye iyo nkuru gusa ku magroupe runaka bamufunze bari kubizungurutsa ahantu hose why ari wowe ugenda ubizungurutsa
niki se kikubwiye ko ejo mwana wawe atari we uzaba uri muri icyo kibazo? Runaka mwana we mwabimenye, bije muri conversation muri kuganira, wabibwira umuntu mu biganiro ariko ntubigambirire. Ukimenya amakuru niwe wa mbere utangiye kuyabunza uyazunguruza ku bantu bose, ntago ari byiza. Njewe iyo mbibonye ibintu nk'ibyo mu mutima birambabaza bikandya, najya kubibwira undi muntu ari uko bibaye ngombwa nyine ku icyo kiganiro twakigezeho twaganiriye bikaba ngombwa ko nisanga navuze ayo makuru. Nabwo nyavuze, ntabwo nyavuga nkaho ndi kubyina hejuru wa muntu cyangwa ndi kumwishimaho, no, ahubwo bintera ubwoba. Tuvuge umukobwa wa runaka yatwaye inda ku rugero, bene wacu barafata bakoreza uziko runaka umukobwa wa runaka, abo bamwe apfa kuyumva gutya, ava ku telefone yayumviseho ahita telefone ubundi uzi nibindi umukobwa wa runaka aratwite, kuri kumuseka nawe ukaba ufite umukobwa. Byagushimisha abantu bamenye amakuru yawe bakayazungurutsa vuba vuba nk'uko yazungurutsa, byagushimisha. Urugo umugore n'umugabo runaka wenda barwanye, ni wewe wa mbere uri kugenda ku magroupe mwohereza amafoto, mwohereza runaka na runaka barwanye, polisi yaje, ibiki. Ayo makuru nayo kuzungurutsa, icyo ni ikintu biguhaye ishema kubizungurutsa, nta shema birimo. Uko ururugo wenda barwanye, niki se kikubwiye ko mu mwaka umwe cyangwa mu myaka 2 atari wowe uzaba uri muri cya kigeragezo barimo? Birakwiye ko ufata amakuru nkayo atari meza ukiyumva gutyo ugatangira kuyazungurutsa ubwira abantu bose cyangwa uyaterera ku mbuga. Birakwiye, ntago bishimishije wanabyuka uno munsi uri gufata inkuru mbi uri kubunza ahantu hose ugenda ubwira abantu bose. Ahubwo iyo wumvise ikintu kibi cyabaye kuri mugenzi wawe ujye ugira ubwoba ugase uno munsi umugenzi wanjye kwagize ikibazo, aha rejo nawe cya kibazo nawe cyakugeraho. Ibyago umwe yagize uno munsi nawe byakugeraho. Rero ntukishimire ibyago by'undi, ntukishimire, ntago twagagombye kwishimira gutsindwa kw'abandi. Hari indirimbo ivuga ngo ukiona niko kwenye shida niombee. Simuyizi? Niba ndi mu bibazo nsengera, aho kugira ngo ugende untaranga ugende umvuga ahantu hose. Niba ndi mu bibazo nsengera, kuko nta assurance, mbese nta kintu kikumvisha cyangwa kikwemeza ko ejo utazaba uri muri iyi ntebe nicayemo, ibibazo ndimo nawe ukisanga wenda ubirimo. Nta ubizi. None se wowe uri muri bya bibazo byagushimisha ko abantu bazungurutsa bagenda babunza ibibazo byawe babizungurutsa? Ntago byagushimisha. Usanga noneho hari abantu bagenda banatanga amakuru amaze kuyumva, nta na confirmation afite, nta nubwo abizi neza, ariko kubera gusa yabyumvise ni inkuru mbi, ahise atangira guhamagara abantu uziko runaka, uziko akavuga amakuru nyine nayo adafite n'ibimenyetso. Hari abantu ngewe nzi akantu gusaba apfa kuba yagataye mu gutwi abahamagaye kwa runaka bagiranye ibibazo umugabo n'umugore simbimenye cyangwa nkabimenye. Niye mpamvu ituma ntangira guhamagara abantu cyangwa niye mpamvu yatuma ngewe mfata ifoto ya polisi cyangwa y'umuntu inkuru itari nziza nkayifata nkayohereza kuri groupe? Biteye isoni. Ejo se yaba ari wowe byagushimisha? Abantu barabikora, niba ari ibintu nanga ndabyanga. Shira ubwenge ku gihe uvuge se ngiye kubivuga intego yanjye gutanga no makuru niyi, kuko umuntu wenda niba abantu 5 babimenye ni igisebo, noneho wowe uri kugenda wongera igisebo, noneho basigaye banarenza ugasanga umuntu abitereye kuri groupe, ubizanye kuri groupe ngo tubikoze iki? Niba umugabo runaka yarwanye n'undi ubizanye kuri iyi groupe yacu cyangwa y'umuhana cyangwa y'akarere cyangwa yabo twiganye, uzanye ikibazo hano kuri groupe ngo bigende bite? Ni umutima se wo kumufasha cyangwa ahubwo biramwongerera igisebo, bimwongerera isoni? Ahubwo se wowe uyizanye ndeba nkavuga ati wowe urishasha, wowe nta kibazo ufite mu muryango wawe,
wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'umugabo wawe nta bibazo mufite mu rugo rwanyu, kubera gusa ibyanyu bitaratwikururwa bigihishe, uyu byatwikuruwe cyangwa iki kibazo cyagaragaye mu rugo runaka, wowe ubu wa mbere ugenda ubunza. Niko mu Kinyarwanda ijambo rirabivuga, no muri Bibiliya ejo bundi nararibonye. Abantu ngo birindyarya bagenda babunza amagambo, ngo bagenda babunza amagambo y'ibinyoma. Ibintu ugenda uvuga koko birakwiye kuvuga umuntu kubera ari mu kibazo ugenda ubikwiza ahantu hose? Ahubwo ntiwakagombye no kumuhishira, isoni ntizimukore. Amatorero, pasiteri mugenzi wawe yagize ikibazo, uri uwa mbere kuzungurutsa amakuru. Amacace zibarwana, ugasanga umuntu ni pasiteri, cace ya runaka barwanye bafatana mu mashati, wa mu pasiteri ugasanga ari kubunza, ari kuzungurutsa video. Ubwiwe n'iki kuno munsi uyu ari mu kibazo, ejo cace yawe ari muzarwana? Runaka cace yiwe yasenyutse, ubwiwe n'iki ku yawe ejo utasenyuka? Umuntu runaka yavuye mu nzu, yagiye muri apartment, yavuye mu nzu nini yari yabuze biki, yahombye, yari afite banki deni, yahombye none yakennye, yagiye mu nzu ntoya. Ubibwiwe n'iki ko? Cyangwa uzi gute ko ejo atari wowe uzakena? Runaka bamwirukanye ku kazi, si amakuru meza uri gusharinga, kwandika gusa ku mbuga, kujyana amakuru mabi usharinga ku bantu. Ubwiwe n'iki ko ejo akazi wowe batazakwirukana? Ahubwo umuntu yangize ikibazo ujye wibaza ikibazo, ugire n'ubwoba, uvuga ati ubu no munsi ari mu kigeragezo. Ubwiwe n'iki ko icyo kigeragezo ejo atari ngewe uzaba muri icyo kigeragezo? So nashaka mbagira inama, nanjye nigira inama. Cyangwa niba uzi umuntu ujye ukora ibintu nk'ibyo, rwose iyi video yimugezeho, iyo ni ingeso mbi. Mugenzi wawe niba ari mu kibazo, ntabwo ari akazi kawe kugenda uzungurutsa amakuru. Hari aho bikenerwa, hari aho biri ngombwa. Ndashobora kuba ndi kuvugana wenda na mukuru wanjye, dufite umuntu wo muri famiye wenda akadivorsa, tukaba twabigeraho. Ariko sinumve, mu Cyongereza babita ngo ni urge, sinumve mfite umuriro n'umwete wo kugenda sharinga ibyago cyangwa ibibazo mugenzi wanjye arimo. Niba mugenzi wanjye ari mu bibazo, kuba nanabibwira n'undi nabimubwira, wenda nkavuga ati yo burya bwose uzi ko runaka yatandukanye n'umugabo, uzi ko wenda umwana wa runaka afunze, uzi ko wenda umukobwa wa runaka yabyariye mu rugo, disi uri kuyatanga kubera iki? Tugende twitonde rwose, twisubireho, Imana idufashe. Like ujye ureba umuntu uvuga ati ari mu kibazo, nanjye wenda nakagombye kuba nkirimo. Wenda yibye arafatwa, wowe waribye ntufatwe. Cyangwa yagize umukobwa wenda ugasanga mugenzi wawe nta nda watwaye, undi yayitwaye, uri kumuseka. Afite fiancé, yamuproposije, bageze umunsi w'ubukwe, umugabo aramutaye. Uri kugenda uvuga runaka umukobwa wa runaka umugabo aramutaye. Wowe se umukobwa wawe akundanye n'umuhungu akamuta? Ni amakuru atari meza kuyatanga kwawe. Wakagombye igihe cyose kuvuga amakuru nk'ayo uyavugana umubabaro, cyangwa ukayabwira umuntu biri ngombwa, bigeze aho wenda mu biganiro muri kuganira, uzi ko umwana wa runaka byagenze gute, uzi ko uru rugo bagize iki kibazo, niko wakagombye kubivuga. Ariko ntumve amakuru gusa uhita utangira gutelefona abantu, runaka, amakuru mashasha, ibi nibi. Ejo bizaba ari wowe. Birashoboka ko nawe wagira ibibazo, ntago byagushimisha abantu bagenda bagukoza isoni cyangwa bavuga. Bakagombye no kuguhishira. Umuntu niba ari mu kibazo, niba hari uburyo wamuhishira, muhishire. None ubitereye kuri groupe. Group. Nuko se twege nta bibazo tugira. Nuko se twege tutanyura mu bigeragezo. Ariko iyo binyuzemo bucece, hakaba abantu baguhishira ikibazo urugo rumwe rugize, bakabahishira cyangwa ntibije hanze,
urugo rukongera rukubaka, ugasanga kwa runaka wenda umwana yagize ikibazo, yafunzwe, yafunguwe, umuntu yagize impanuka, imodoka yashize, agize imana abonye indi, umuntu bamwirukanye mu kazi iminsi ngahe, wenda yafashe n'amadeni, mu minsi ngahe akongera akagira umugisha akabona akazi. Niko byakagombye kugenda. Ariko umuntu nabura akazi turi kubikwiza ahantu hose, baramwirukanye, bararwanye ku kazi, abantu mugira n'amakuru, bararwanye ku kazi, runaka, runaka yarasinze akora ibi, runaka bamwatsi cyangwa umwe cyo gutwara imodoka. Uri kubibunza, uri kubibwira abantu bibamarira iki? Nkanjye urumva hari n'amakuru ansangaho ndi, nkavuga se nkaya, nkanjye umubyeyi urera abana, umugore ufite umugabo, ndabikoze iki mu buzima bwanjye bwa buri munsi? Ngewe ku giti cyanjye nirinda cyane iyo numvise amakuru mabi, ntago sindi mu bambere bo kuyatwara, najya kuyavuga nyine bigeze aho nyavuga, cyangwa nkayavugana n'umugabo tukaganira ko bati yo mbega ibibazo iki. Ako ntago wagenda hariya ngo wishimire ibyago by'undi, ibibazo by'undi. Nawe turi ku isi, nta muntu utagerwaho n'ibyago, nta muntu utagerwaho n'ibigeragezo, twese turageragezwa. Rero umenye ikigeragezo cya mugenzi wawe, ntukamwishime hejuru ugenda ubikwiza ahantu hose bitari ngombwa, sibyo? Murakoze cyane. Niba muzi abantu bajya bakora ibintu nk'ibyo, mubahe no video rwose bagereho. Niba nta kintu, nta bufasha buza kuvamo, uragaragara nkaho uri gutanga amakuru, uri kumwandarika, uragaragara nkaho uri kumushira hanze. Nawe rero umunsi byakubayeho bizagutungura. Imana ibafashe kandi Imana idufashe twese hamwe, iturinde icyo kintu, iturinde iyo ngeso. Ntago ari nziza kugenda tuzungurutsa amakuru cyangwa ibigeragezo bagenzi bacu bagize, ibibazo bagize bitari byiza, tugenda tubwira abantu. Hari ibibazo wabwira abantu kugira ngo mushake solution. Niba ibyo bintu uri kubwira abo bibwiye nta solution bafite gutanga, wowe ubwawe nta solution ufite gutanga, hayo na magambo nugusebanya, turimo turasebanya. Rero tugenda twirinde ibyo bintu tubicikeho, sibyo? Murakoze cyane. Reka nshireho translation ntoya mu cyongereza ku bashuti batavuga ikinyarwanda. Hi guys, welcome again. I'm going to just give you a short summary of the message I just gave in my language. The topic today was or says, if your neighbor is having some challenges or some problems, it's not up to you to share that. That's bad news. I love the Bible that this Jesus said to the disciples that they should go all over the world and preach the good news. That's the only thing that we are supposed to do. Good news. If you hear some good news, there's no offense or there's nothing wrong of you going and sharing good news to other people. That's good news. But when it's bad news, that's not up to you to go and share. And when you are sharing this news, you have to ask yourself this question: what is my intention in sharing this story? What is the outcome that I want to come from this? What is the outcome do you want? What do you want? What do you want to receive? I'm going to just jump around and give you some examples. A couple is fighting. You are the one taking that news. That you are not even proud of that. When you are sharing it with no purpose of helping the couple, that's just gossip. And you are making fun of them. Like, the shame they have is enough already for them to be facing that. And you are adding more shame on their couple or on their problem, on them. So if by sharing this story, you are not helping the couple, that's gossip, and that's not a good thing to do. That's what I think. And when I see something like that happen to a couple or to another family, you know what I think? I'm scared. I'm scared because I always think and say, oh, who knows? Maybe tomorrow it's gonna be me.
If they are attacked, the devil is attacking their family, I'm scared of my future. I'm scared that the same thing that happened to them might happen to me. Or even right now, I have the same challenge they are having. Oh, so-and-so, their kid is in jail. And people are going, you are sharing that on WhatsApp, you are sharing that on groups, you are telling people about that. Sometimes they just hear the news and they don't even confirm. They don't have any confirmation that that thing happened. They start calling people, hey, do you know, oh, so-and-so had an accident. You don't even know. You were not even on the scene. You are telling people. That's a bad news. You have to be sure of the news you are sharing. And ask yourself, what is the purpose? What is my goal in sharing this news? If you are sharing, if there's something you can do. Let's say, oh, this marriage, or maybe they have a problem. I know a lawyer who can help them, or I know a counselor, or I'm sharing the news to my pastor so he can give counseling to the family, or I'm sharing it to a family member to help this person because I know they have a problem and the family doesn't know. That makes sense. But what is the need? Why do someone feel the urge of taking someone's failure and just sharing it on a group or sharing with the other people? Don't you think that it's a bad thing to share that? What if you face the same thing? What if it was you in this trial? What if it was you having these problems? Will you like people to share the news? You should ask yourself, when I share this story, is this adding value or this is adding shame on the family? Because let's say if someone is in trouble today and they have a problem in their marriage, I'm using marriage as an example, but it's the same thing. If it's a pastor, they have a problem in their church, what tells you that you are not going to be the one facing the same problem in the few months to come or a couple months to come? We are on earth, we all face challenges, different challenges. I have my problems, they have their problems, so and so have their problems. So there's no joy for me. I should find no joy in shaming or in sharing the story that is not even, that is not going to make me proud. By sharing, I'm just adding shame on the people that I'm talking about. Like someone is fired at work and another person is there happy, freely sharing the news on the group. Oh, so and so, oh, he was in trouble at work, they fired him. Maybe next week you are going to be the one who's going to be fired. If someone is facing some problems or some issues, it's not up to you to go share. If it's a good news, yes, but if it's a bad news, put yourself in their shoes. What if it was you? Would you like people to go around and telling the story? No. Instead, if you know someone is facing some challenges, if there is something you can do, do it on their behalf. Instead of telling people, you can do something to help them get out of those trials or those issues or problems they are facing. If you're not helping, then just keep quiet. Oh, this person's daughter is pregnant and they are not married. And as soon as they hear, they did not even confirm about the pregnancy. As soon as they hear, they put it on a group. And, excuse me. And when I'm on the group, I always ask I always ask myself and say, what is the purpose of this person bringing this on the group? Sometimes you might talk like that, but even the person bringing the news, I'm always asking myself, you who brought this news, or who is making fun of this family because they are facing a challenge, what about your life? Are you clean? Like if we go in your marriage, are we going to find that everything is 100% okay? We don't know the future. We don't know what the future holds. So we should be careful in what we say, in what we share, in those news we share about our friends. Another example is like, for example,
I like seeing that. And you see people, they take those videos, they share the news, like only 5 people knew or 5 families knew, they share it with a group of 100 people. Like you are adding shame on them. Like a church, you are a pastor or you're a Christian member, you are making fun of another church, like they lost people. Huh? Like some people, the church split or they are fighting. Those, sometimes they even have videos. They are sharing those. Oh, did you know this church, they are fighting? Oh, look at them. They start sharing those. For me, when I see those, I'm like, today this church is fighting. Who knows, maybe a couple years from now, my church, or I'm going to be the one fighting with other people in the church. Like that makes me fear. It's not a good news that I can share. Oh, so and so and so. Oh, you like, that's not something. You guys know what I mean. I don't want to give a lot of examples. May God help us and help those people who do that, because I see some people on the groups, they always share those kind of stories. When you are sharing, it makes me even wonder and ask myself, is that family really? Are you guys okay? You don't have problems. You don't have some hidden issues that people don't know. That if we were to take the blanket off, we will see those and make fun of you too. May God help us to be nice. And since we don't know the future, we don't know who's facing what and when, we need to be careful. If your friend is facing some troubles, it's not up to you to go around telling people the bad news, because when you are doing that, you are adding shame to their names. And when you share, you have to share. If maybe they're having a problem, I'm sharing with the pastor so the pastor can help them with the counseling. I'm sharing maybe with a therapist, or I'm sharing with my friend who can help them. That's okay. But if you are just sharing for the bad news to be known with other people, that's not a good thing. Okay? I just wanted to share this. And if you know someone, if you're in a group and you know those kind of people, share this message to them. If it's not your story to tell, don't tell. If someone is facing some problems, it's not up to you to go tell people, because you never know. You should be even careful when you hear something like that. You should be scared. You have kids, you have a husband, you have money, you have a job, you have a car, and you're making fun of someone because, oh, they crashed, their car is gone, now they are poor, now they are moving from houses, they are moving, like all those kind of problems might come to you. So you never know what the future holds. Be careful in what you say. Be not quick to share. Like, be slow, very slow. If you would even share a story, like for me, when I hear something, I'm not the first one sharing it on groups or other people. Yeah, if it's something, maybe death, you can call a family member and just to let them, or to check. But I'm not the one. I'm not the one going to share bad news like this quickly and making sure everybody knows.